gupfakara. Mbere y'uko umugabo wanjye atabaruka twari dusanzwe tubayeho mu buzima bwiza. Umugabo wanjye yari umucuruzi ukomeye wari ukiri muto, naho njyewe nari umwarimukazi. Umurimo nakoraga ntabwo nawukoraga kuko wampaga amafaranga menshi, ahubwo narawukundaga kandi hari n'amahirwe wampaga. Urugero nko kuba nakwaka umwenda muri banki. Abana bacu batatu bigaga mu bigo byigenga kandi byigagamo abana bavuka mu miryango yihagazeho. Njye n'umugabo wanjye twashyiraga hamwe kandi twagaragarizanya urukundo. Icyo gihe nari mfite imyaka 30, naho umugabo wanjye yari afite 36. Twari tukiri bato ku buryo twageragezaga kwitanaho mu buryo bukwiriye. Abana bacu nabo ntacyo bifuzaga tugifitiye ubushobozi ngo tukibime. Twumvaga tubereyeho gushimisha abana bacu. Imiryango yacu twembi nayo twageragezaga uko dushoboye tukayifasha, dore ko twembi imiryango twavukagamo yari imiryango mu by'ukuri iciriritse. Iyo abo bamwe mu bagize iyo miryango yacu yageraga ibyago twarabasuraga, iyo bagiraga ibirori twarabashyigikiraga. Njye n'umugabo wanjye hari intego imwe twari twarihaye, ari iyihe: amafaranga dukorera tuzagira igikoresho cyo gutuma twebwe ubwacu, abana bacu, imiryango yacu ndetse n'inshuti zacu tugubwa neza kandi tukishimira ubuzima. Kubera ko nari nkiri muto kandi nkaba narifuzaga gukomeza kwiga, umugabo wanjye yaje kunyemerera kwiga kaminuza, nuko ntangira nanjye kumva icyo abandi bandushije. Mu by'ukuri umuryango wanjye nabonaga ariyo paradizo najyaga numva bavuga. Nishimiraga kuba narashatswe n'umugabo uzi kunyitaho, akamenya kwita ku bana twabyaranye, kandi akaba akunda umuryango wanjye n'inshuti zanjye. Yaranyubahaga, akanyumva kandi akanshyigikira ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Njye n'umugabo wanjye iyo twageraga ikintu runaka dupfa, yaranyicazaga akambaza yitonze, cyangwa se akambwira igitekerezo cye mu bugwaneza, kugeza ubwo niyo nabaga namurakariye nahitaga numva umutima wanjye ucururutse, nkisanga namubabariye. Umugabo wanjye yarankundaga kandi nanjye naramukundaga n'ukuri. Nahamyaga ko ndi umwe mu bagore banezerewe cyane. Ibyo rero byatumaga mpora nshimira Imana yo yampaye uwo munezero, kandi nkahora nyisaba gukomeza kundindira abagize umuryango wanjye. Icyakora ibyo byishimo ntibyarambye. Umunsi umwe nari ndi ku kazi, nahamagawe n'umushoferi watwaraga ibicuruzwa byacu, ambwira ko umugabo wanjye akoze impanuka. Birumvikana ko nkimara kubyumva ntiyumvishaga ko iyo nkuru ari impamo, ariko byari impamo. Umugabo wanjye yari yagonzwe n'imodoka ubwo yari ari kuri moto. Yari impanuka ikomeye, kugeza ubwo mu kanya gato cyane natangiye guhamagarwa n'abantu batandukanye bambaza niba umuntu bari kubona ku mafoto na video ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ari umugabo wanjye. Ibyo byarushijeho kunshengura. Sinumvishaga ukuntu umuntu abona umuntu uri kuribwa bene ako kageni akabona imbaraga zifotora. Nari nsanzwe nzi ko bibaho kandi nkabona ari ibisanzwe, ariko namenye ingaruka bigira kuri bene umuntu ubwo nanjye nabonaga amafoto y'umugabo wanjye ari gucicikana, arimo kuvirirana. Gusa ibirenze ayo mafoto nabibonye ubwo nari maze kugera mu cyumba umugabo wanjye yari ajyanywemo. Umugabo wanjye yari hagati y'urupfu n'ubuzima, ariko ijanisha rinini ko nari ngiye gupfakara nkiri muto. Amaguru bari bayaciye yose kandi yari yanakomeretse mu mutwe. Icyakora numvaga nzakora uko nshoboye umugabo wanjye ntancike. Imbaraga nari gukoresha yari amafaranga, ariko se amafaranga yagarura wari kugenda ntiyamugarura rwose. Abaganga bamwitaye uko bashoboye, bakorana n'abo hanze y'u Rwanda ngo barebe ko baramira ubuzima bw'umugabo wanjye, ariko rwose biranga birananirana. Ndibuka umunsi umwe ubwo yari arembye cyane atabasha kuvuga, yamfashe ukuboko aragukomeza. Nubwo amaso yasaga n'atakiri mazima, ariko nibwiye ko umutima we untekereza. Icyo gihe nararize maze ndibwira nti nubwo utabyumva, ariko umenye ko ngukunda kandi nzahora ngukunda. Wambereye umugabo mwiza, wabaye umubyeyi udasanzwe w'abana bacu, kandi wasusurukije urugo rwawe. Ubwo wari urimo ntacyo twakuburanye ugifite. Ntituzigera tukwibagirwa mugabo nakunze kandi nzahora nkunda. Nubwo yaragihumeka, narabibonaga ko umugabo wanjye agiye gushiramo umwuka. Nta masaha menshi yashize nza kubona umugabo wanjye ashizemo umwuka. Umutima wanjye wari watangiye kubyakira, kuko uko iminsi yagendaga ishira nako nagendaga ndushaho kubona ko umugabo wanjye ari kugenda nsiga.
ni ibihe na n'ubu bijya bingora mu ntekerezo, sinshobora kubyibagirwa na gato. Ubwo yari amaze gutabaruka, nahamagaye imiryango yombi n'abari bamfashije kumurwaza, bagerageza kubwira abo bari baziranye. Ku munsi w'ishyingurwa rye nibwo nabonye koko ko umugabo wanjye yari imfura koko. Mbega amamodoka y'ubwoko butandukanye, mbega amapikipiki y'abamotari atagira ingano, mbega amagare y'abanyonzi batabarika, mbega abantu bari bahari. Umva, bari benshi pe. Icyo gihe nahise mbona ko umugabo wanjye yabanye n'abantu koko. Mbere y'uko ashyingurwa, abantu bamuvuze ibigwi. Abo yagurije amafaranga, abo yaguriye mu kabari bishwe n'icyaka, abo yarihiye ndetse ntarinzi, abakiriya be, abo biganye, abo babanye, mbese yari yarabanye neza n'abandi. Abo bose icyo bari bahuriyeho nuko yari umugabo urangwa n'ineza, urugwiro, ikinyabupfura n'urukundo. Yakundaga bose atitaye kuba akuzi cyangwa atakuzi. Bati tuzagerageza kwita ku basize, ntibazicwa n'inzara duhari. Nanjye nararebaga nkabona koko ntacyo nzigera nkenera ngo nkibure, nubwo n'abo bantu ntacyo bari kumfasha kinini. Umugabo wanjye yari yarasize ubucuruzi bukomeye kandi bufite ireme rwose. Ubwo rero numvaga uko byagenda kose ubuzima butazigera buba bubi. Nyuma y'uko umugabo wanjye apfuye, abantu benshi bazaga kunsura bakampumuriza. Abakristo bakambwira ko nzamubona ku munsi w'umuzuko, ngo kuko yakoze neza kuri iyi si. Nanjye numvaga rwose azazukana n'abandi bakoze ibyiza. Abantu kandi banambwiraga ko umugabo wanjye yababereye urugero rwiza, nabo bakajya babana nk'uko yabanaga n'abandi. Ibyo byarankomezaga. Icyo gihe rero ubucuruzi bw'umugabo wanjye nanze kubukora kuko nabonaga nahagarika akazi nakoraga, kuko naragakundaga rwose. Rero kubera ko yakoranaga na mukuru we, namusabye kubwitangira agakomeza agakora, hanyuma nkakomeza kumuhemba nk'uko na murumuna we yamuhembaga. Yarabyiyemereye, ambwira ko azakora uko ashoboye kose ibyo umugabo wanjye yakoze bikazagirira akamaro n'abuzukuru be. Ubwo ariko twe twarafashe umwenda, rero nakomeje kubikurikirana nkajya nishyurira ku gihe. Burya rero nimujya mwumva abagabo bamwe na bamwe bavuga ko gushinga ubucuruzi umugore rimwe na rimwe buhomba, ntimukagira ngo ni ukudupfobya rwose. Oya, ahubwo nuko tugira icyizere cyane. Nizeye muramu wanjye ndakabya kugeza ubwo ntamenyaga ngo ibyinjiye ni ibi, ibyasohotse ni ibi. Ahubwo nishimiraga kubona ndi kubona inyishyu nishyura banki, ariko simenye ko iri kuva mu gishoro, kuko inyungu yose uwo mugabo yayishyiraga mu mazu yarimo yubaka. Abamuzi bambwiraga ko arimo yubaka amazu ubutitsa, nkakeka ko wenda arimo yubaka mu yo yizigamye, sinkamenye ko ari umutungo umugabo wanjye yari yararaye amajoro akorera arimo yubakisha ayo mazu. Natangiye kubibona ubwo namwakaga amafaranga ngo njye kwishyura banki, hanyuma akambwira ko nta mafaranga yakoreye muri iyo minsi. Ntibyumvikanaga ukuntu yabura amafaranga kandi nta n'ibicuruzwa biri mu iduka. Uwo mugabo namubajije aho yashyize ayo mafaranga, ambwira ko yahombye, kuko niko ubucuruzi bumera, ngo ko kunguka no guhomba ngo byose umucuruzi agendana nabyo. Uwo mugabo nubwo yabonaga ko nta mafaranga ari kwinjiza, ntiyabuze kunyishyuza kandi abona ko nanjye ntayo mfite. Ntabwo nari kumwishyura kandi mbona ko nta mikorere ye. Rero namusabye gukora kugira ngo ubwo bwishyu buboneke. Uwo mugabo yambwiye ko atakomeza kunkorera ngo kandi ntamwishyura, ndetse kandi ngo mukoresha nabi, namugize umucakara, kandi mu by'ukuri sinanahuraga nawe kenshi. Uwo mugabo rero yaje kumbwira ko niba mbuze ubwishyu ngomba kumubera umugore mu ibanga, ngo kuko atakwemera gukorera ubuntu. Nari nararahiye umugabo wanjye ko ntazigera nshaka undi mugabo. Gusambana nawe nubwo byari kuba ari mu ibanga nk'uko yabivugaga, ntaho byari bitaniye, kuko byose byari ubusambanyi. Ikindi kandi uwo mugabo yari afite undi mugore. Ubwo rero nabonaga ibyo ansaba bitakunda. Rero namubwiye ko ibyo bitakunda, maze ambwira ko niba mbyanze ubwo duciye ukubiri, ngo ngomba kwirwanaho nkicururiza. Icyo rero cyo cyari ikindi kibazo, kuko sinari gucuruza ngo nanigishe. Kureka kwigisha nabyo nabonaga bitakunda. Ubwo rero nahamagaye murumuna wanjye mutekereza uko ibintu byifashe, maze musaba ko yaza akamfasha kwita kuri ubwo bucuruzi, tukareba uko umwenda twari dufitiye banki twawishyura. Umuvandimwe yaraje aragerageza, ndetse ubucuruzi bwongera kuzahuka. Ariko kwa gukuramo aya mafaranga y'umwenda wa banki bigatuma ubucuruzi budakura, kuko inyungu twakuragamo ariyo twishyuraga banki. Byaje guhagarara rero ubwo murumuna wanjye yajyaga kurangura,
hanyuma amafaranga yari agiye kuranguza bakayamwiba yose. Icyo gihe nahise mbona ko ubucuruzi umugabo wanjye yansigiye burangiye ntacyo mbukuyemo. Ntabwo nari kwakunda imwenda kandi n'uwo nari mfite ntarangiza kuwishyura. Rero nahisemo guteza cyamunara ibyari bisigaye kuko nabonaga amafaranga natangaho mu bwishyu bw'inzu yaba aruta cyane igishoro mfite. Abo mu muryango w'umugabo wanjye, ni ukuvuga kwa mabukwe ndetse n'abandi bene wabo w'umugabo wanjye, batangiye kugenda bavuga ko umutungo w'umwana wabo nawushoye mu bagabo aribo batumye ukendera. Nyamara nararenganaga. Ibyo ariko nabirenzaga ingoyi, ahubwo nakomezaga gutekereza icyo nzakora ngo mbashe gutunga abana umugabo yansigiye. Uko umunsi wasimburaga undi niko ubuzima bwagendaga burushaho gukomera, kubera ko kuri konti nari mfite amafaranga make nari narishyuye banki yose, ariko umwenda ntiwashiramo, kandi banki yo yakomezaga kubara inyungu nubwo yabaga izi neza ko wakayishyuye yatabarutse. Bajya bavuga ko utatera imbere utaganye ibigega by'imari, ariko mbere yo kujya kwaka umwenda muri banki jya utekereza kabiri, kuko icyo gihe nabonye ko koko banki ari ibigo by'ubucuruzi. Igihe cyaje kugera mbona ko kwishyura umwenda ntakibishoboye, maze njya kuri banki twari dufitanye umwenda, basobanura uko ikibazo kimeze, maze bambwira ko icyo bagiye gukora ari uko bagiye kuba bahagaritse inyungu, ariko iyo nagombaga kwishyura yo ngomba kuyishyura. Bampigiye ngomba kuba nabikoreye, ngo nikirenga bazateza inzu twabagamo cyamunara kuko niyo twari twaratanzeho ingwate. Kubera ko nabonaga umugabo wanjye yarabanye neza n'abantu benshi kandi bamwe muri bo ari abakire, nagerageje kubegera babwira uko ibintu byifashe. Abatampakaniye bakansaba ikiguzi cy'ibyo bankorera kandi ngo nta kindi bashakaga uretse kuryamana nabo. Abandi bo bambwiraga ko nta mafaranga bafite, ariko ngo nzabamenyeshe umunsi bazaba bagiye guteza cyamunara, ngo kugira ngo nabo bazaze bigeragereze ngo barebe ko bayegukana. Ngabo abantu umugabo wanjye yibwiraga ko ari inshuti nzima, kuko nabonaga amaherezo nta yandi ari ukuzateza cyamunara inzu yanjye n'abana banjye tukangara. Nashakishije umukiriya wayigura kugira ngo nishyure uwo mwenda, hanyuma azasagukaho wenda nzayagira igishoro, ndebe ko abana umugabo yansigiye batazicwa n'inzara kandi mpari. Narayigurishije ndetse igurwa n'imwe muri za nshuti z'umugabo wanjye. Natangiye ubuzima bushya, nsezera ku kazi k'ubwarimu kuko bitari gukunda ko ngafatanya n'ibyo nari ngiye gukora, maze ntangira ubucuruzi bw'ibiribwa. Muri ayo mafaranga yari yasagutse naguzamo akazu k'ibyumba 2 na salo kuko nifuzaga kuba mu bukode. Nakoze uko nshoboye kandi byambyariye umusaruro. Nacitse intege kenshi, ariko kuko nari mfite intego nifuzaga kugeraho, ndwana intambara y'iterambere, kandi nubwo ntarayitsinda abana banjye babayeho neza kandi nanjye nibeshejeho. Nanze kuyandarika kuko nta kamaro kabyo uretse gutukisha umuryango w'uwakwizeye akakugira umugore. Nubwo nkiri muto kandi mba nkeneye kwitabwaho nk'abandi bagore, ariko numva ntashobora kongera kubona umugabo nk'uwo nabuze. Rero kuko nzi ko bitakunda, kugeza ubu numva nta wundi mugabo nkeneye. Ntabwo biba byoroshye, ariko ngerageza kurwana urwo rugamba ndetse nkanasenga kandi biramfasha. Ngubwo ubuzima nabayeho nyuma yo gupfa. Iyi nkuru yasomwe na Benita Giranezwera, yanditswe na Dushimimana Samuel.